agira abanyemuye mbese ubusa nzobya yanze ntaho bayishanye yanzobya bayunyweye we na bya bintu byose barabishanya kuva iki gihura n'amatinya akanga umuntu mwara bari bokitwa n'amacinya we amasaragare yambaye karavate bamakobeta yagahora n'amacinya Pero sheri wanje ubwo kwa munsi ndenda ngenyine narasabye baramba ubwo munsi rero tubivuganye duhite tujyana ubwo munsi nukuvuga ngo ni wowe utwaye umufuka nuntera umwaka umunsi bakatwima sheri naho ndakudunangira nitugera mu rugo icyo kudunangira cyo ugere mu rugo imikenyero zifubike mu maso ntago birava mugozi wapi ahubwo tugende turebe ko baraduha rero sheri ubwo nukuvuga ngo ibyo mu munsi baraduha igihugu cyaha urafata byinshi turagenda tubifiriture mu masafuriya singo maze ubundi twicare tubikangare ngo turye duzemure sibyo None urumva nitumara kubifiritura twabiriye dukomeye umuntu yatoye akabaraga imidunangiro itatagure ngaho aho gaba bayitaga kwa muje puramba ndi kwa puramba tugende tumusabe turebe nimba turabona malari tugereyo sheri wanje mba ntewe ndagugunaga nkanaguhahira nkagufunguriza nkagusabira no kukudunangira bigereteho mana we anakulu nanjye ukadurumba notakugwanagaho ubwo nukuja nkaguhahira maze tukajya harya ubu situgezeyo ra ngiriwe buramajwi we ngiriwe abari kwihoreraho uyu munsi menye ibyibo birandata kubaga amagogo ndagarangiza ra umugore aranyica noneho we arampa nyina ndagerageza ibyibo 10 si bunabura n'ibyo nguriye kigabaniwe nashaka amenyina ariko ndabigurisha nje hariya se cyangwa kamanze hano ariko byanje bibagari medeni y'ikirere babigure mwiriwe ntabwo muragura ibyibo mwiriwe yamwe abantu uramba mwiriwe uraho neza komera mutyacu sore kutubona gutya iminsi yaratwanze kabuze ibyo kurya ndikono n'umugore wawe ari kureba nka nyiramuhoyoyo Gonda ari kureba nk'inorombotse none n'inzara yabishe cyangwa n'ibindi birwara bya bindi byo mu zabukuru ahubwo wadutanze kubimenya wagira turabanaga inzara yaradutimbaguye yaraduhonoye ubu kakagore kawe nakaburi kagifite amata ko ni ntayo umusore acagatikura wa muhungu we ahubwo tikuraze mama kuhenda gushiraho ariko nyine
twari tuje gufunguza ngo wenda ngo murebe ikintu mwadushyirira muri aka kantu inzara yaraduhonyoye bose mudufashe bose bababwiye ko kwa muzehe burambase ariho bashakiraga amaramuko nyine natwe wagira ngo twabirose kubera ko uri umuntu mwiza giraga n'amafaranga amamiliyoni uragagiraga bubakisha n'inzu amafaranga agana amafaranga gari kandi turi kugira ngo rero ugende uri kumva yewe buramba karame kandi turi kugira ngo ugende upfunyurure hahandi mu gitiba ukuremo nk'indoshe ebyiri n'udushyimbo wenda utuzanye aho se mwantumbaga namwe ntabyo gufunguza ngiraga ntabyo gufunguza ngiraga muturomba kamambe korera imana muzehe ndi kugurisha ibyibo namuragura uri kugurisha ibyibo ntange natsimba mwe ntabwo nibakeneye mu rugo rwacu muzehe gisaza se ubu ntakibara ukibutse ku bantu nubura ubwenge Imana nayo izakwihora ndabipakira byose ndabijana ndarahuriza mu rugo abazi ibihe ahantu bigeze reka njyane anyishyiraho dukeya kitamenya ko nacyo kirabimenye ngeze kure ibihura n'amacinya se ibintaya muri mudo ya rwambara indi kwerebera hagira abanyemuye mbese ubuze na nzobyo yanje ntaho bayijyanye yanzobyo bayinyweye we na bya bintu byose barabijyanye akuvuga igihura n'amatiya akanga umuntu mwarayanzobye ariko nta muturanyi urumwimaka ibintu byanjye babijyanye yabawe mana bare kwa ibintu byanjye barayajyanye ibintu byanjye barabijyanye babikase ibya bintu byose nari mfite nanzo byirimo nayo barayijyanye babijyanye nasa muze kufasha ngaha babikase bayanzobye yanjye byose bayijyanye ariko ntabwo arenze yanyuze hararaguru ntabwo mazi mwaba ameze ute aciye muri ibi bice cyo nacyo cyo Agora